Nukuri kwibana n'ababeshyi nje narinzi ko intwererano ari z'abantu bafite ubushobozi buri hasi nanjye pe intwererano ni ngombwa bige na Debene na Pamela bari kwaka intwererano batazaka nabo se ubwo ngubwo bari gushaka amafaranga ngagira ikintu abamara cyane ukuvuga ngo barabatwerereye nubona ukuntu hajya no kubureba uzishira 50 noneho kugiti bagize ayo ko yarabizi kaje muri Miss Rwanda kandi bose baza bambaye neza kuki yaje yambaye kuri ya nese cyataze nango batwerere ntago baratwerere none akantu kabi mu byaro gumuntu watwerereye menshi bamwicaza imbere umuntu watwerereye amaki inyuma ankubushera Hey guys, mumeze neza. Mumeze neza. Kuri guseka. Muraho mumeze neza iyo dutangiye ikiganiro mba nishimye neza. Yeah, okay. Iyo tugiye mu kintu cyitwa udustori. Ubundi ni nko gukora umuhamagaro wawe. Yeah. Yes. Umuhamagaro gutera story. Yeah. Uyabara. Ubundi turi mu bantu nyine tubaye ibiragi twaba duhombe. Doha niho dukoresha. Udatera story wakora iki? Ni karibu rero mu kiganiro mwese. Anita kari mu kiganiro Edi. Murakoze kunyakira nitwa Hirwa Edi. Sibyo se? Nandi ingara kirambi. Ngara make. Ukaba uri n'umufotographe muri Lena Studio. Studio iri gukora akazi cyane muri no minsi iteye ubwoba kubera iki kubera service amafoto meza n'amavideo iri gutanga. Rero wowe ukeneye amafoto n'amavideo y'ubukwe bwawe ya anniversaire yawe y'ibirori bigiye bitandukanye wagana Lena Studio ikagukorera umuti. Cyane. Ni karibu rero. Murakoze cyane Anita, karibu namwe mu kiganiro. Anita agiye gukomeza atubwira ibindi bintu tuteguriye mu stories. Ni karibu cyane no mu stories uyu munsi nta kindi kintu turi buvugeho ni ikintu cy'abantu bagiye gushakana cyangwa se abantu bari kwitegura gushakana hakaba hari akantu k'ingenzi bakunda kwitaho. Ako kaniyo kabuze mu bukwe nta kindi kintu kiba cyaba. Abantu bose abafamiliye inshuti zacu nta kantu buri wese abanza gukora ariko kitwa intwererano. Gusaba cyangwa se guhabwa intwererano. Ni ikintu twitaho cyane cyane ku bantu badafite ubushobozi buri hejuru hari nk'umuntu ushobora guhitamo ati jewe sindi bibikoreshe rero twavuze twibaza twese ko twicaye hano ese koko izira ntwererano ni ngombwa cyangwa se ufite ubushobozi wakazihoreye ugakora ubukwe bwawe sibyo? Nukuri kwibana n'ababeshyi nje narinzi ko intwererano ari z'abantu bafite ubushobozi buri hasi nanjye pe njya kubona mbona ibyamamare. Intwererano ni ngombwa. Ya ni ngombwa cyane aho. Nese reka nkubwire. Kubige na Debene na Pamela bari kwaka intwererano. Batazaka. Ndakubwiye ngo niyo baba barangije kwishyura bije zose zagenwe muri ubwo bukwe. Ibiryo, imyenda, ahantu bazabukorera byose bo barakuye ku mufuka wabo. It's a must yuko abo bantu bagomba kuza batanga intwererano. Kubera iki se kugira ngo bazakonsome amafaranga batanze cyangwa ko igiye mu gukonsoma gukunda amafaranga ahubwo y'abantu. Nagara gukunda amafaranga y'abantu ukuri. No ese reka nkubwire nimba wenda wari warapanze ko uzajya mu bukwe ugasanga wenda kuri table y'abasaza hariho ama wine n'iki abasanzwe n'abazamwe ibingibi ayo mafaranga yose ukayakoresha ukanagira bije karangira. Ntago ushobora gutekereza ko uzajya muri honeymoon n'iki. Utwo dufaranga baba baguhaye ku ruhande ushobora dukoresha nimba wari warapanze kugeza ikibazo nyiri ku kibazo cy'abatari bawe nabo se ubwo ngubwo bari gushaka amafaranga ngagira ikintu abamara cyane ukuvuga ngo wenda hari umuturage ufana Debene nicyo wenda batekereje nasa amafaranga bazabahaza bari ibipapuro bazashira abaye ngo nawe umufana ubwo nuko yari yabashiranye se ntiyabashiranye nyine agatwererano kaba gakeneye gukoresha privilege ya femu bafite kugira ngo bonke imitsi y'abantu like gukunda amafaranga sika kandi ndi kuvuga ko gukunda amafaranga wapi man nago okay noneho turetse by'intwererano tukiri kuri bari abantu kuki bari bavuze ngo no kureba ubukwe bwabo noneho barabatwerereye nubona ukuntu hajya no kubureba uzishira 50 noneho kugiti bagize reka nkwereke ni gute wambwira ngo umuntu aragutwerereye ngabuze ukuntu ahajya ashobora kugera convention hajye se buzabera
yahagera abasekirite kubera ukuntu yaje ari umuturage bakamubuza sibyo yawe none ariko kubera ukuntu akunda debeni akavuga ngo nta kibazo reka ashyiraho na 5 ariko hari ahantu ujya nawe wakumva izina ryaho bikakobrija kutambara giturage ugahita ushaka umuntu wambara niyo waba uri wa muntu utagira imyenda uremera ukajya kuyitira Josiane mise neza ko yarabizi kagiye muri Miss Rwanda kandi bose baza bambaye neza kuki yaje yambaye kuriya nese kuki atambaye nk'ibyenda yajyana guhinga ariko nabundi bira bintu yari yambaye naga ari nk'ibyanda bakobwa wowe kurugero rwe niko ameze yowe yumvaga yaha rero uwo muturage nawe yaza yambaye nyine ku rugero rwe ariko aba yagerageje ubona kaje mu bukwe yashizemo akantu ko mu mukenyero kagira hanga utuye ko ariko kabona ni ibintu byubahirije ubukwe niyo venue ajemo akata yinjira muri convention harubwo yambaye ipantaro n'abasekirite akabaca Josiane yambaye ikabutura se cyangwa ipantaro se yambaye kanzu ya papa rankunda okay ubwo yaraza hagiye si n'ikibazo cyo kuvuga ngo umuntu aje kuri convention nge numva hari n'umuntu runaka ushobora kuba afite n'akazi katamwemera kuhagera cyangwa indi mpamvu ni no mpamvu habaho video z'ubukwe na streaming biterwa naho bari ariko guza ariko kugira ngo umuntu ariko wambwira ngo gutwererere the ben ndi muri Kigali singeyo yegora ariko burya no waba uri mu ntara watega n'imodoka convention bateka neza turabizi umunsi nanakwiriza no kujya mu bukwe nukujya kurya tugiye kureba iki kintu mureke naho mbabwira akantu ka danje iyo ugiye mu bukwe ntimunywe ntimurye cyangwa mukarya muri reception ugenda uvuga ngo iyo watwerereye none nturya uzagahenda ujyana uzi noneho katazisigaye zibaho abantu basigaye baza muri dote uzareye ko dote itabirimo abantu benshi kuta muri reception ko yaba batari burya basigaye bakora akata bakarya rimwe mwere hano zabaye none se Anita nkawe ubona uburyo bwiza bwo gutwerera ari nk'ubuye amafaranga gutwerera nge nta mafaranga naguha bwo gutwerereza reka mvuge ku gutwerera mvuge no ku gutwerereza ngewe mfite ubushobozi ntago nagohereza amafaranga ahubwo nakubwira ati sare urayijyaho ariko nanone byaterwa uri umuntu wanjye nzi ko utari umuntu ukunda udufaranga cyangwa utagira gute nagohereza amafaranga kuko nabanzi ko ugiye kuyakoresha neza akara umuntu wa mwarakuranye umunsi ka gaspia ugasanga no yamuhereza arigira mu bindi yibagirwa ko afite n'ubukwe nta muntu wafata izo nshingano zo kujya gukora ubukwe atiteguye nyine cyangwa se ngo mu kugira ngo aze kugaspia amafaranga y'abantu n'ibyo byose uwo muntu nawe bataragira gahunda uwo nawe ubaho nase nubizi nawe nyine kujya kubimukorera ko yakuzi ko uwo muntu nta gahunda agira ndakeka ntawe ndumva hari igihe ashaka kurindira ukamutwerera mu ba mbere akavuga ati ahangaha reka mbenye akoresha utundi tuntu nzamenya uwo muntu yaba yize ninjye nkungarukiye gaspillage icyo sinzi nimba wenda yaba ari gaspillage hari wenda umuntu batwerera nimba mutwerera izo miliyoni 2 zose akazikoresha mu bukwe bukarangira nta n'ijana afite biterwa na dépense regana naba nyine okay icyo gihe navuga ngo biterwa we n'abantu bona kuri list hari igihe wenda mvuga ngo nza affording tents zijyamo abantu 300 sibyo wowe akaba ari icyo kintu wavuze and then ukajya gusanga ahubwo umunsi w'ubukurageze izo tente zirarengerewe nyine abantu 500 aho icyo gihe nago navuga ko ari gaspillage ukora kuri yandi usigaranye ni ibintu biri obligatory ukora kuri yandi urumva pare n'ubundi reka nkwe akantu buryo utaruzi kujya guhitamo pare w'ikofi nyine na marene ku buryo akabazo kaba gatoye niyo handi uzasanga umugeni ameze gutya ati bazirashize uri kumva agahita aguha ati hano bambwiye gutya abari kumwe ati ibi nibyo bintu bitari gukwira abantu ati intebe gutya na gutya nanjye rero nicyo navugaga nyine niyo mubwira ngo iyo ntago nahita gaspillage wowe njye nshobora gusetinga ubukwe mvuga ni mfite abantu 300 wenda ubwo nibo nibutse nibo invitation zagezeho ariko muri abo bantu 300 nshobora kwibwira Diane akabaza wenda undi mushiti wanjye bakabiganira we uziko yedafite ubukwe urumva ubwo ni yacu tindi ntibutse bitewe kuko be yabintu bavuga ko utabwiye ngo igutwerere nta kintu ngo aravuga ngo ngiye ntago bantu okay ni benshi niko bamera ariko tujye twumva n'abantu bafite ubukwe baba bafite stress za danger man
baba bafite stress ndabesha Stress akakwibagirwa. mani baba bafite stress za danger wakwibagirwa ntabaho wakwibagirwa kukubwa ngo ntwerera umva arabona nawe nta kintu wifitiye niyo mpamvu ushobora kumusuzugura kandi yari kugufasha n'ukuri wa wundi wizeye akaba ari utagutwerera umva nyine reka nkubwira n'iki kibazo nari nabajije Anita kijyanye n'uburyo umuntu yatwerezamo abantu mba numva nk'uburyo buri kuri side yanjye nafata invitation nkayisharinga nyine ku mbuga nkoranyambaga nkoresha nyine nkabimenyesha abantu babandi ba hafi b'abafamiliye sibyo ukabahamagara ukabibabwira ariko narinze kugira ute gucreating hama wa wundi group hanyuma wa wundi wiwe umva ko akeneye kugutwerera akaba ari guhamagara cyangwa akakohereza message amafaranga akakugeraho aho uri burayi ufata ka invitation kawe neza ugahengera ni mugoroba hageze ukajya gusura umuntu none se invitation sobanura ubundi kutwereza umuntu cyangwa sobanura kutwereza ariko in general nuko kubwira ngo nubwo tubatumiye muzaze mwitwaje akamverope urumva nicyo kintu ubwo muri make biteye isoni kuba umuntu yagureza invitation n'umutwerere cyane rwose ni n'igisebo maze ugenda cyakoze reka nkubwize ukuri nge ngo waye invitation ntuntwerere my friend igipangu ntiwakira ariko Edi oya mani inkunga ya mbere buri inakomeye nuko hagera mani uko mbifata uko mani hari umuntu waguha amafaranga ntahagere mani ukajyana niyo nkunga ukana umurungu umeze gutya reka nkubwira ahubwo nagufasha abantu badatwerera my friend amasahani yabo tujya tubabona tukabiyorera tubibwira twakoze amaserivisi mu bukwe akagushona ngo nta kandi kantu gaharitse ngo nzanira agakesi hano bari abantu cyakoze ntabwo baba batwerere ntabwo baba baratwerere hari akantu kabi mu byaro umuntu watwerereye menshi bamwicaza imbere umuntu watwerereye make inyuma ankubushera ahubwo uri kumva suggestion nge mfite nkuko mushyira abantu ku nyamango kuki mujye mutanga na jeto neza umuntu watwerereye aze yerekane jeto bamureke yinjire bamenye n'ibiryo na namwijijisha mubaho udupapuro twanditseho nimero kuva kuri rimwe kugera ku ijana n'abatwerereye hejuru y'ibihumbi 100 oya mu byaro wowe utanga agapapuro ka nimero gusa uvuga ati wenda uyu ngo yarantwerereye yinjire cyangwa se cyangwa se ubihindure uvuga uti urabona kumwe yakane mu bijyanye no gutwerera sasa kankwereke urabona muri ba bantu reka mbabwire abasore bategura igikwe nta n'ijana bafite ikintu cya kabiri ederi muri ba bantu muri inshuti yakora mariage utamutwerera nyuma ya mariage ukazajya ubona ntabwo mukiri inshuti ntabwo akikuvugisha none se ukoze ubukwe ari bloke nta mafaranga njye ntabwo nta kintu icyo gihe kubimbwira nkabyumva ariko se agira n'isoni zo kubivuga nyine nicyo ndi kuvuga ko ari ngombwa umuntu utinya ntabwo aba ari inshuti yawe my friend hari igihe none ubukwe burinda bugera uvuga ngo ejo nzaba nabonye 20k yo guha Edi ejo nzaba nabonye 50k yo guha Edi ukabona umunsi w'ubukwe urinze ugeze yaraburiwe wenda ntanabugema ariko iyo ubukwe burangiye itsuke kumuvugisha ukamwika niba utarabonye ukuntu uza it's okay friendship igakomeza ntari aho ntari wajya ukuntu mbona ibintu bijyanye n'imwererano byegereza umutima ndikubona dore impamvu ndi kukubwira ngo abantu ni ngombwa ko batanga inkwererano ni cya kintu cyo kurwanya uri kumva kuba abageni bajya muri manga sibyo handi bagera ugatangira ukibaza wicaye nko mu bukwe nta mukobwa urakora ubukwe cyangwa umuhungu ngakubwira ngo nagize isereri my friend ntago ari umuntu amafaranga aba yashize aba yabaza umuntu arya 50 bakajya ati tujye kuzana indi round y'ibiryo ati papa runaka yariye umuntu wagakwiye gutegura ubukwe yagakwiye kuba afite budget yabwo none izo nkwererano zikaza n'ibintu by'ubuhanzi ife mureke mbabwire akantu kamwe nimba warapanze ko umuntu azajya arya inyama ebyiri undi akarya imwe undi akarya ifiriti wenda 10 undi akarya 5 nyine ukagenda ushyira ubari ibifu by'abantu none ugahura na papa runaka yaruye inyama 50 zari kurya abantu bangahe yanyweye fanta 30
undi yanyweye bagira n'utugeso two kubwira abaseriveri ngo nzanira agakesi ibyo bintu se ntabwo mubizi aho niho umuntu avuga ibiryo cyane nka ikiri biryo reka nkubwize niyo ngo nacanganyikiwe icyo kintu gitwara bije nini mu bukwe umva reka nkwereke yego reka nkwereke rero wowe ushaka amafoto meza y'ubukwe aya anniversaire Paris zigiye zitandukanye amafoto yo muri studio wagana Runa studio Rena studio Sara bari umunsi wose biba biri worth it sibyo kuri aya mafaranga imyenda manu buri buyambara umunsi wose hari igihe ujyana muri shoot umunsi ukurikiyeho uri kumva ariko ibiryo reka ngusobanurire akantu ka santiritiro 35 zino fanta biere sinzi uri kumva iminota 2 akantu kata bagaga kwishyura 500 bro cyaye igihumbi gahibaze wakoresheje wenda babyita bife igutwaye ibihumbi 600 cyangwa 800 hejuru uri kumva zibiryo bitandukanye mwana ibyo bintu biri buseriva abantu bangaye ugasanga ntibinabakwiriye kubera abantu ari ukwara umuntu agashwita kwisanuka sigumva atacyo kintu gihenze atari itegeko se ukwakira abaje bakugana ugataha ko mu bukwe tuba twagiye mu gitondo tuzindutse yego umbaye kure ni ngombwa ariko no gushyira mu gaciro avuga ati bira bige byari byinshi ahubwo nuko natwe turi benshi cyangwa twariye cyane ushaka kuzana ibintu by'ubukristo none bataha ubukwe bagiye kunegura oya ubu ngubu ibyo byagushana muri iyo sanse ngo ngaba ari kumva none nka ujye wambarira abantu ntabwo bijya bikubaho kenshi ahubwo simvuge muri iyo sanse bambariye abantu bajya mu bambere ewe ngereka nkubwira hari mariage zigeze nko kuri 2 kwa kundi ubanza gusavinga ahubwo abageni sibyo mwava kubasavinga ugasavinga ku matable wenda y'abantu bakuru uri kumva none abandi mu gihe bari kwiza bisavinga mugategereza mukavuga turaza kuyo wenda nyuma izina umva bikabashiriraho ubwo bukwe ariko abaseriveri batari icyo ni ikibazo muri abaseriveri icyo ni ikibazo cy'uko intwererano zazaba n'ibintu bisanzwe mu bukwe ari igihe kugira ngo rero genza atumira abantu hakazamo 600 aho kugira ngo mu bukwe bwanjye hazazemo abantu batahe binagura ati ntago twariye ntago twanyweye nakubwira uti ushaka kurya ushaka kunywa n'ubundi nicyo cyaduhuje umugore mwese muramuzinirwa mushyiraho ukumva urugo ngiyemo nta n'umwe uzaza kumpahira n'ubundi mwaje kuvuga ati okay reka turi abana bacu tubashyigikiye kuri uno munsi uri kumva nkubwize ukuri na 80% by'abantu baba baje aho ngaho nta nubwo bagaruka iwawe warangiza ugafata n'ubuko ukabwira tushaka kubureba ndamwishyuza 50,000 ushaka ukanabikora ibintu byose ni gutya je nakubwira uti rero ndabizi ntuzagaruka cyangwa uzagaruka simbizi sushaka kurya sushaka kunywa sibyo byishimo tuvuga se kambwira uzagenda wicoza abantu mu matente guhera 3:00 muzataye izindi 3:00 z'ijoro mutariye uko si nko kubishyuza ivuze ngo sushaka kurya sushaka kunywa mereza amafaranga ubwo ntimunyumve ndi kwishyira muri slang zanjye ariko ndi kukwereka impamvu ki intwererano zikenerwa uriko no kugira ngo twirinde maka kandi byanyu urumva n'ibiryo bya bize rero kugira ngo tubyumve neza abantu babyumva kimwe na Edi ndabasuhuje none se ababyumva kimwe na Anita ndabasuhuje gambwira ikindi kintu umuntu azajya kukwishyura mu ntuzi nayive tubyumva kimwe ndamusuhuje hari sare ubona y'ibihumbi 300 sibyo hangawe muntu gushaka kuyikoramo cyangwa wewe bite no kumvikana mu bebe wawe mukayikoramo imyenda singobwa gushaka nabo bafiye donner cyangwa garso sibyo kumva ugashaka umukenyero wa mama wawe right hari nge n'umuntu umwe muri famille yanyu umukenyero wa banyirasenge b'umukobwa nawo umuhungu sibyo niki kindi bashaka intebe kandi intebe iyo ugize imana ukodesha sare byose biri intebe decoration n'imyenda byose biri ubwo ibyo bintu ni ibintu byabana gifti ni ibintu byinshi byo mu bukwe ariko ni yindi support wajya gusaba umuntu ibyo bintu mu nama y'ubukwe baba barabivuzeho muri famille byararangiye kini intwererano zimara ni ukuvuga ngo
ese turaza nyine bije y'ibintu baza kwakirizwa right irahari irateguye neza ibyo bintu bizaboneka uri kumva wenda ugashyiramo na after the wedding kuvuga ngo abantu buriya Intwererano zikora abiri nyuma y'ubukwe tuzi ko baza kubasura byibuze nk'ibyumweru bibiri bamufite abantu bahirirwa kandi nta numwe waza akakubwira ngo akira amafaranga turaza ngo dutekera wapi ibyo mwaratanze nibyo babiri gukora ibyo mwaratanze nibyo babiri kubafasha kuko nabo ni abantu bakeneye gusurviving so rero Intwererano ni ngombwa duhereye ku gifu cyo mu bukwe ni ngombwa ariko si itegeko ni itegeko ahubwo umva se ubuzi ko se umuntu azasurvivinga gute ntago ngiye naza ngo mbigushyire nk'itegeko ariko kuko ngo wa invitation ni itegeko mba nkubwiye ati confirma nyine no invitation confirme twakoze cyane gutanga ibitekerezo ntabwo ari itegeko kuyitanga utayifite ngo ujye kuyihiga atari itegeko ngo ushizeho sinayigo kuko nabanzi ko n'ubundi nta kintu ufite ariko nshaka kugushyiraho itegeko nemba ari uko ufite ubukwe sinzi impamvu akakantu ndarengana oya dukomeza no questions reka nibarize ukundanye n'umukobwa mugapanga mariage we kuri sedi yiwe atumva Intwererano nkuko ngukubyumva we yumva ko wafata amafaranga ufite kuri konte ndacyari kukubaza nako we ari guprefera yuko wazana amafaranga ufite kuri konte sibyo nawe akazana yo yasevinze mugahuriza aho ngaho then mukamenyesha family muri family abashaka gutwerera that's okay ariko ubundi bikarangirira aho ngaho mugapangira amafaranga mufite gavuga ati ibizavamo ni ibyo ngibyo wabyumva gute wowe watwereza ku giti cyawe reka nkwereke muri twese nta wifuza guseba kuri uriya munsi kuko no munsi utagaruka cyeka kuri bamwe mbona babikora nka za anniversaire ariko ku muntu wubaha uriya munsi avuga yuko ari umunsi umwe mu buzima ni nko kuvuga sibyo kandi nta muntu wakwifuza kuwuseberamo sugero nabona nabaye realistic ku mukobwa wanjye nkamati bije mfite ni ngiye noneho nawe akambwira iyo ahagaze niyi uri kumva tukareba abantu dufite twareba abantu dufite tugapanga twareba bidahura why not se tutazaka wazaka byumvikanaho ariko ntago ari impaka agomba kubyumva nanjye nakubwiye ngo ntago ubundi hari utuntu ukora muri mu kwijijisha uri kumva ntago naguha invitation ngo ni itegeko gutwerera wapi ariko ubundi umuntu aguhaye invitation ni cyo biba bivuze tureke kwirengagiza kuyigira nyoni nyinshi invitation ni confirma ni ngombwa abantu ni ngombwa cyane turagana ku musozo ni ukuvuga ngo Intwererano uko byagenda kose please mujye mutwererana sibyo ni ngombwa ku muntu udafite ubushobozi iyo yaba bufite n'umuntu waba ubufite noneho wowe ufite ipfunwe ry'uko utatwerereye jya ukominika ubwire mugenzi wawe inkundi ubushuti ni communication nta kindi kirenze ntabwo biba byoroshye rero byari byiza kugirana ikiganiro namwe baza ariko yemeye ko Intwererano ari ngombwa buri wese no kuri side y'ukuntu abyumva ntabwo ibintu byose twabyumva kimwe gusa Intwererano iyo ibonetse muri mariage y'umuntu biramufasha cyane nabwo ugiye gukora mariage warakoze bije yawe ndikumva nta kibazo na kimwe wakora ariko wagira ku bintu bijyanye n'Intwererano mama arambwira ngo buriya bukwe nyine umuntu aba yipangiye ku giti cye ngo buba buhenze cyane ku buryo utabwafodinga niyo mpamvu ukeneye support y'abantu kugira ngo nyine muhuze imbaraga kugira ibintu bigende neza yego so rero wowe ubishoboye bipangira ubukwe bwawe nutanabishobora nabwo tugutwerere bashishikariza gukomeza kwaka Intwererano mukore subscribe like share na comment Edi wakoze kuza mu kiganiro twabyishimiye cyane nanjye nabishimiye none ngiye kugushimira hari ikibazo se nanjye ariko jye nshimira nyamara gushimira Anini yes akazina ke sinyangamenyera mwamwumva namwe atari keza ka Anini Anini ni benshi Anna gusa ni Anna oya nakoze cyane sezera abakunzi bye bye